dodani mu mujyi wa Kigali ndetse n'utundi turopuwe muri rusange twatangiye gukurwaho. Ni mu gihe mu turere dutatu tugize Kigali, Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge. Ni mu gihe bahereye mu gice cya Nyamirambo bakuraho tuno turopuwe cyangwa izi dodani muri rusange ntago zikenewe mu mujyi wa Kigali. Bahereye Nyamirambo nk'uko muri kubibona no kuri kamera zanyu, bahise bakubitaho Kimironko kumanuka kugera hano kuri stade Amahoro, noneho bongera baza batangira hano Kimihurura kugera hano Convention Center. Izi ropuwe muri rusange ziteje imbogamizi mu mujyi wa Kigali, niyo mpamvu zatangiye gukurwaho kugira ngo ziveho burundu, bashakishe ubundi buryo ki bajya birinda ko imodoka zagabanya umuvuduko muri rusange. Ese murabizi impamvu dodani zakuyeho? Ese kubera iki dodani bazikuyeho? Ese dodani imbogamizi zari ziteye mu muhanda ni izihe? Twe twari tuzi yuko dodani arizo zigabanya umuvuduko w'imodoka, kuko imodoka igeze kuri dodani itangira kugenda gakeya muri rusange. Ni mu gihe rero izi dodani zatangiye gukurwaho kugira ngo imodoka igikoresha umuvuduko wa nyawo muri rusange. Bamwe batangiye gutekereza ngo bari gushaka amafaranga, ngo kubera yuko ahantu bagiye bakura izi dodani bazajya bashyira izi Sofia zandikira abantu, izi batereka muri rusange. Ni mu gihe kidasamura Movie ndi hano kugira ngo mbasobanurire, nkureho urujijo, mumenye impamvu dodani bari kuzikuraho mu mujyi wa Kigali. Rero nimba ushaka kumenya n'amakuru cyangwa gukomeza kumva ino nkuru, ikintu nakubwira cyane cyane kora subscribe kugira ngo tubane umunsi ku munsi. Ubu ngubu hano mubona ni mu gice cya Nyabugogo muri rusange. Nk'uko mubibona aha turi Nyabugogo, nk'ahazwi ku mashyirahamwe, ndetse ku mashyirahamwe murahareba izi ni feruje za Nyabugogo muri rusange. Turimo turagenda kugira ngo mbereke uburyo ki dodani zakuweho ahantu hatandukanye. Zino dodani aho bagiye bazikura, ese no kubera iki zino dodani bari kuzikura mu muhanda? Rero reka wumve impamvu izi dodani bari kuzikura mu muhanda. Ni mu gihe iyi dodani imodoka yigize kuyisimbuka irangije yihenangukaho, ni ukuvuga ngo yaraje itayibonye ifungiraho feri, iyi dodani irayizamura ihita iyikubita hasi muri rusange. Ariko ntago icyo ngicyo aricyo cyatumye bakuraho dodani. Ikintu cyatumye bakuraho dodani nuko umuhanda wo mu mujyi wa Kigali wo mu turere dutatu dutandukanye, Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro, imihanda iri kongerwa kubera yuko imodoka zamaje kuba nyinshi hano mu mujyi wa Kigali. Rero ikintu cyatumye izi dodani bazikuraho no kubera ko imodoka zabaye nyinshi mu mujyi wa Kigali, no kugira ngo imodoka zizajye zigenda zisanzuye muri rusange. Niyo mpamvu izi dodani zakuwe mu muhanda, kugira ngo imihanda izajya igenderwamo mu byerekezo byombi nta imbogamizi zindi ziri buhurire nazo imbere. Ni mu gihe bafunze feri kwa zino dodani w'inyuma ashaka kukugonga atabibonye muri rusange. Rero niyo mpamvu izi dodani zakuweho, ndetse nk'uko mubibona hano turi Kimihurura twerekera Convention Center. Aha nk'uko mubibona aha tugeze, izi dodani zigera Kimihurura zakuweho muri rusange. Izi dodani zenda kugera hano muri feruje bazikuye kugira ngo ugere hano Convention Center, na dodani nimwe wahasanga muri rusange zakuweho. Ni mu gihe n'ahandi hasigaye izi dodani ziri kugenda zikurwa mu muhanda, kubera yuko izi dodani zimaze guteza ikibazo cyinshi mu mujyi wa Kigali. Ariko nongeye kubabwira ngo munyarwandakazi, ndakubwiye ngo kora subscribe kuko umuyoboro wa YouTube channel Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubasha kubona notification cyangwa notification z'amakuru mashyashya mu gihugu cy'u Rwanda. Twagerageje kuganira n'abaturage kubijyanye na zino dodani twasangaga hano ku muhanda, ariko abaturage banze kutwikoza, banze kugira amakuru baduhereza. Ni mu gihe umwe yatubwiye ngo nawe nta makuru azi, yabonye imashini ziza kuzikuraho gutya, noneho babona bazanye sima cyangwa bazanye indi kaburimbo bashyizemo barahasannye, ngo nta yandi makuru afite, ngo nuko byagenze, ngo nuko yabibonaga, ngo na n'ubu ngubu ubu nta kibazo na kimwe kiri mu muhanda nyakuri. Ubu rero Kidasamura abararikiye kumva amakuru y'umuyobozi w'umujyi wa Kigali, yavuganye nawe kugira ngo adusobanurire kuri byinshi kwa zino dodani
Dodani. Umuyobozi wa Kigali rero yavuganye na Kidasamura TV Rwanda, hari byinshi yavuze kwa zino Dodani, impamvu zakuweho. Aya makuru murasanga kuri Kidasamura TV Rwanda, kuri BTN TV Rwanda, kuri Zafu TV Rwanda. Aya makuru niho muri buze kuyasanga, ndetse aya makuru mu gitondo cya saa 2 n'igice. Aya makuru araba ari kunyuzwaho kwayo masheni cyangwa kwa mateleviziyo agiye atandukanye. Nkubwiye, ndakubwiye ngo munyarwandakazi, nimba ushaka kumva ibyo dukora cyangwa ushaka gukurikirana ibiganiro byacu, ndakubwiye ngo kora subscribe kugira ngo uze kumenya ukuri kose ibiri kujya mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ese ni ukubera iki? Hari imihanda bigize kuvuga bazazana bacisha mu kirere. Ese izi Dodani hari aho zihuriye n'ino mihanda bashaka kunyuza mu kirere? Murakoze cyane, Imana ibarinde, munakora subscribe.